Yesu ashimwe mwene data, ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Ngiye wumva kuri izi mikoro ni Pastor Jean Dodier. Nkuko bisanzwe ikiganiro nakagaruka ku Ineza y'Imana TV. Ndishimye cyane kongera kuba hano, ndishimye kongera kubana nawe ngo dusangire ijambo ry'Imana. Uranyemerera kugira ngo ibyo dutangira byose tumanze dusenge, twiragize Imana kugira ngo Imana ibane natwe mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Imana yaturemye ikaturema mu ishusho yayo, turagushimye turaguhimbaje ku bw'aka kanya twongeye kubona Mwami. Ninjiye mu mwanya w'ijambo ryawe, nsengeye umuntu wese uzumvira ijambo, nsengeye n'uwo tuzaribanamo, nsengeye umuntu wese uzaryizera. Mwami, ndasenze kugira ngo nshishwe bugufi mvuge ibivuye muri wowe, kandi ubwiza bwawe, ubwenge bwawe no kugirirwa neza nawe bibane nanjye Mwami. Mvuge mbwirijwe nawe. Icyo dukubise hasi ni imyuka mibi n'imbaraga z'umwijima, no gukora kose kwa Satani. Ndasenze ngo wigaragaze Yesu, wiheshe icyubahiro. Hari abanyumva barwaye, hari abanyumva baboshye, abo bose Mwami wabona ikiganza cyawe. Nciye bugufi Mwami kugira ngo nkoreshe ibyo ushaka mu izina rya Yesu, amen. Ndakwakiriye mwene data, ndakunezerewe. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyafite plan ku buzima bwawe, cyangwa se nebosi kiwinima. Nari ndimo mvuga ngo Yesu aracyafite umugambi ku buzima bwawe. Wowe nubwo nta plan ufite, Yesu afite plan. Wowe nubwo nta cyerekezo ufite, Yesu afite icyerekezo. Umuntu umwe yagiye mu mwuka aravuga ngo Yesu ni number 1, Jesus ni number 1, Yesu ni uwa mbere, Yesu ntahinduka, Yesu ashobora byose. Turifashisha ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turisangire nge nawe turibanemo mu izina rya Yesu. Kadusome mu izina rya Yesu. Ni ibyahishuwe ibice 3:7 kugeza ku 8. Haleluya. Jambo ry'Imana bavuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Filadelfiya ati uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukinga ntihagire ukingura. Haleluya. Arakinguye umwami, kandi iyo yakinze nta muntu n'umwe wakingura. Yumva hepfo, ukinga kandi ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo: nzi imirimo yawe, arayizi, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi lebonestayini mayifo, kandi dozide benefo enestika, ntawe ubasha kurukinga. Haleluya. Kuko lebreze w'ini mayifo, ufite imbaraga nkeya, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye, ni mosiki w'ini. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana kubwira ijambo Imana impaye ngo turibanemo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashima Imana ko hari ibintu igiye gukora. Natangiye nkubwira ngo Yesu afite plan, Yesu afite gahunda, Yesu afite umugambi mu byo uri gucamo. Hari igihe rimwe na rimwe umuntu muhura ibibazo byagukomeranye, byagucanze, akakubaza ngo where is plan? Plan ni ikihe kintu ufite iyihe gahunda ufite? Nihe wapfumurira, nihe waca, nihehe wanyura ngo winjire mu gisubizo? Ariko ukamubwira ati reka da, ibintu byaranze muri no minsi, gahunda zose zaranze, Satani yarafunze agufungira amaferi. Ariko ndagira ngo nkuhumurize mwene data unyumva, ahantu hose uri, ahantu hose uherereye, nzanye inkuru ivuga ngo Yesu afite plan. Haleluya, haleluya, haleluya. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro.
uyu mugaragu w'Imana John yari ari kuri iki kirwa cy'Ipatimo. Imana imuha amagambo akomeye, iramubwira, igeze kuri itorero ry'i Filadelfiya, irangije iramubwira ati uryandikire uribwire ati ni Marabiri Foregre. Ntago ari Yohana, ntago ari itorero Yesu yandikiraga, ahubwo ni wowe yandikiraga. Umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuze, uryandikire ati uwera ukuri, utajya ubeshya, utagira uburyarya, utajya uhinduka. Abantu bagira indimi ebyiri, ariko ni uwera ukuri. Umva ukuntu avuze, ufite urufunguzo. Reka nkubwire, Yesu afite plan muri icyo kibazo, Yesu afite plan muri icyo kigeragezo, Yesu afite plan muri izo ntambara uri gucamo. Abarozi biteranyije, bahagurukije ibitero bikomeye, bahagurukije intambara zikomeye, uri mu bigeragezo bikomeye. Mwene data unyumva, Yesu afite plan. Haleluya. Ufite urufunguzo rwa Dawidi. Reka nkubwire, Yesu afite igisubizo abantu badafite. Yesu afite igisubizo abakomeye badafite. Hari igihe rimwe na rimwe umuntu agana abakomeye yiteguye ko aribo bazamubera umugisha, akikanga yabaye umuretwa, yabaye umugaragu wabo. Abantu yarazi neza ko azababonamo igisubizo, bikarangira bamugize umuretwa. Rero Yesu afite urufunguzo, afite urufunguzo, kandi urufunguzo ntago rufitwe n'umuntu ubonetse wese. Netarabini foya, urufunguzo rufitwe n'uwo bita Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo hura na Yesu aguha urufunguzo rw'imigisha yawe, kandi uru rufunguzo nta handi hantu warubona. Ntago wajya kurucurisha, ntago warujyana muri babandi bigize abahanga bazi gucura. Nta handi hantu warubona. Urufunguzo ruri ku mugabo bita Yesu. Afite urufunguzo mama, lebiri ya sika papa. Yesu afite urufunguzo, kandi reka nkubwire, ukomanze igihe, ariko mana, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukinga ntihagire ukingura. Reka nkubwire, hari ibintu Yesu aje gufunga ku buzima bwawe. Hari ibintu Yesu aje gukubita hasi, ntabwo bizongera kweguka. Hari ibintu Yesu aje gufunga aho hantu uri. Hari ibintu byihaye intebe byinjiye mu buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aje gufunga. Yesu aje gufunga. Imana yafunze iminwa y'intare kubw'umugaragu w'Imana Daniyeli, igafunga intare zari zimwasamiye ntizimurye. Ndagira ngo nkuhaye amakuru, nkuhe iyi message. Yesu amanuwe no gufunga inzugi z'abadayimoni, amanuwe no gufunga inzugi zimaze igihe ku buzima bwawe. Ubuzima bwe bwari burangaye, ikije cyose cyakugiragaho autorite. Ubuzima bwe bwari burangaye, ikije cyose cyinjiraga kidakomanze. Ndagira ngo nkubwire ngo umanutse aje gufunga, aje gufunga ibyari byarigize ibitangaza ku buzima bwawe, ibyo urwanye nabyo igihe kinini cyane. Yesu amanuwe no kubifungirana, amanuwe no kubifunga, amanuwe no kubihezayo, amanuwe no kubishyirayo. Kandi ibintu Yesu aje gukinga ku buzima bwawe, nta muntu n'umwe uzabifungura, nta muntu n'umwe uzigera ugira ububasha bwo kubikinga, nta muntu n'umwe uzigera ukora ikosa na rito ryo kubifungura. Yesu aje gufunga imbaraga yose yari yarakwitambitse, umwuka wose watumaga yuko erekosikivomenekostika. Haleluya. Haravuze ngo ntihagire ukingura. Haleluya. Ntihagire ubikingurira, nta muntu uzabikingurira. Haleluya. Kandi ukinga umwami, ntihagire ukingura. Haleluya. Aravuga aya magambo. Yesu aje gufungura, Yesu aje gukinga. Ngaravuga aya magambo ati, ijambo ry'Imana riravuze ngo nzi imirimo yawe. Yesu arakuzi, Yesu arakuzi, Yesu azi ibyo unyuramo,
Yesu azi amakuba yawe, Yesu azi ingorane ufite, Yesu azi ibigeragezo ucamo. Nawe ubwo arivugiye ngo azi imirimo yawe. Abantu ntibayibona, abantu ntibayizi, ariko Yesu arakuzi. Haleluya. Dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye. Kankubwire iyi message. Kankubwire iyi message. Ahantu uri imbere Imana icyubahiro, wibifata nka bya bindi. Ndi kumva imbaraga imanuka, ndi kumva hari amavuta amanuka, ndi kumva hari ububasha bumanuka, ndi kumva hari igicaniro Yesu aje gusenya, hari ibintu Yesu aje gukora, hari ibintu Yesu aje kurema, hari ibintu Yesu aje gutegeka bikabaho. Aravuze ngo nshyize imbere yawe urugi rufunguye, nta muntu n'umwe ubasha kurukinga. Wagiye winjira mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, abarozi, abadayimoni bakabifunga bakabyitambikamo, ariko message nguhaye, Yesu ashyize imbere yawe urugi rufunguye. Uyu mwaka utari warangira, elesiwi dobre, hari ibintu Yesu aje gufungura, hari ibintu Yesu aje gufungura, hari ibintu Yesu aje gufungura, hari ibitangaza Yesu aje gukora ku buzima bwawe. Hari ibitangaza bitatu Yesu agiye gukora ku buzima bwawe, bigahindura ubuzima bwawe, bigahindura amateka yawe. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo ntago ari ibyakure. Umaze iminsi ubabara, umaze iminsi ugerageza ibintu bikanga, umaze iminsi urwana intambara, ukubitwa n'ibyo utabona, ariko ndahawe message yawe. Ahantu unyumvira hose, ahantu ntegeye amatwi, ndahawe message yawe ivuga ngo Imana ishyize imbere yawe urugi rufunguye. Nta muntu n'umwe uzarukinga, nta murozi uzarukinga, nta mupfumu uzarukinga, nta mudayimoni n'umwe uzarukinga, nta nyabingizi zarufunga, nta banyeshyari bazarufunga, nta banyamagambo bazarufunga. Imana irafunguye, Imana ifunguye ibyari byarifunze ku buzima bwawe. Imana ishyize imbere yawe urugi rufunguye. Ndimo ndabona hari ibintu bigiye gufunguka. Yo Yesu yafunguye akazi karaboneka, yo Yesu yafunguye urubyaro ruraboneka, yo Yesu yafunguye promosiyo iraza. Ndagira ngo nkubwire ngo sakuza cyane uvuge ngo ibyanjye byari byarifunze, Yesu arabifunguye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndumva uri mufashwa, nanjye ndi gufashwa. Dore nshyize imbere yawe urugi rufunguye, kandi dezonema iforegre, nta wabasha kurukinga, kandi ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye. Umva nkubwire, Imana irabizi ko uri umunyantege nkeya, Imana irabizi yuko hari ibyo utashobora, ariko bimwe mu bintu bikurokoye nuko witondeye ijambo ry'Imana, nuko utigeze wihakana izina ry'Imana, nuko wakiranutse ukagumana Imana mu mutima wawe. Umva ku 9 ukuntu ijambo ry'Imana riravuze. Imana iravuze ngo dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani. Ahantu uri sinzi nimba uri kuvuga ngo amen. Imana ikugabije abo barozi, Imana ikugabije abo bapfumu, Imana ikugabije abo ngabo barwanyije ubuzima bwawe, Imana ikugabije abo ngabo barwanyije urugo rwawe, Imana ikugabije abo ngabo batigeze bifuza iterambere ryawe. Dore Imana iguhaye abo ngabo bakurwanya, abo ngabo bakwanga, abo ngabo baguca intege. Imana irakubakugabije mu izina rye abo ngabo mu isinagogi ya Satani. Belesiko talabinivo enestai, biyita abayuda nyamara atari bo. Rebo seke vomene kostika. Abo bantu bigize ibyo batari byo ku buzima bwawe, abo bantu bakurwanya, abo bantu baguca intege, Imana irabakugabije. Ahubwo ari abanyabinyoma. Imana ije kubatahura, Imana ije kubashyira ahagaragara, Imana ije kugaragaza ingeso zabo. Haleluya. Umva ukuntu ijambo ry'Imana rivuze. Ntabwo numva ko wakira, ntabwo numva ko usingira. Nzabahata kuza aho uri, Imana ibahase kuza aho uri, bakwikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Hari abantu Imana igiye guhata kuza aho uri. Hari abantu baguhemukiye, hari abantu bakugambaniye,
hari abantu batakwifuriza icyiza. Abo bantu bagiye kubona Imana usenga, bagiye kumenya ko Kristo yagukunze, bagiye kumenya ko Kristo yaguhamagaye. Imana iravuze ngo izi imirimo yawe, Imana iravuze ngo ishyize imbere yawe urugi rukinguye, Imana iravuze ngo yakinze nta wafungura. Mwene data, hari ikintu ugomba kwitegura kubona, hari ikintu ugomba kwitegura kwakira, hari ikintu ugomba kwitegura kwakira, kuko Imana yambwiye ngo ucitegure. Imana yambwiye ngo ifite plani. Yesu afite plani. Hari icyo Imana yiteguye gukora muri iyo famiye yawe, muri ubwo buzima bwawe. Imana ishyize imbere yawe urugi rukinguye, nta murozi uzarukinga. Imana irafunguye, Imana irafunguye. Mwene data unyumva, akira kubona Imana ikingura, akira kubona Imana ifungura. Ibyo abarozi bari barafunze, Imana irabikinga. Ndakwibutsa hejuru, ijambo ry'Imana ryavuze ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukinga ntihagire ukingura. Yesu afite plani, Yesu afite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Hari abantu bagiye gukorwa n'isoni, abantu bari barakuzinze, bazi kutazabyara, batunguwe no kukubona ubyara. Abantu bari barakuboshye, bazi neza kutazigera ubohoka, batunguwe no kukubona uri free. Iriya bosike vomene kostika. Abantu bari baragambanye, abantu bari baricaye mu byawe. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo abantu beza bariho, hariho abantu babi, hariho abagome batatwifuriza icyiza. Banyarwanda, banyarwandakazi munyumva, abatuye mu mpande zigiye zitandukanye, Imana iravuze ngo ihase bamwe bo mu isinagogi ya Satani biyita Abayuda, nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Ibahase kuzaho muri bakabikubita imbere. Hari abagiye kubikubita imbere. Haleluya. Nta kindi Imana ibikoreye kugira ngo yange agasuzuguro, ibikoreye kugira ngo bamenye ko yagukunze. Reka ngusengere nkwature umugisha, nkwature amavuta y'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana ikomeye, uri Imana ihindura ibihe, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana ishobora byose. Ndasengera uyu mwene data wizeye ijambo ry'Imana, ndasengera uyu mwene data wakiriye ijambo ry'Imana. Wari urwaye nakire, wari uboshye nabohoke. Uryizeye wese agira ibyo asohokamo, agira ibyo avamo, mu izina rya Yesu, amen. Mwene data ndagukunda, urakoze gukurikirana ijambo ry'Imana, wakoze gutangirana nanjye. Kuba watangiranye nanjye gusa, hari icyo Imana igiye kugukorera. Haleluya. Iki kiganiro ntiwibagirwe kugisharinga, ugihe bene so, ugihe bene data bari mu buzima bukakaye, bari mu buzima bunaniwe, bari mu buzima burindiriye ibyiringiro. Kandi ntiwibuke no gukora subscribe kugira ngo nge nawe tujye tubana buri munsi, tubane kugira ngo imbaraga z'Imana zikore ku muntu wese wizeye ijambo ry'Imana. Shalom, shalom. Ndagukunda. Imana iguhe umugisha. Amina, amina, amen.